Twiga ni imwe mu nyamaswa abantu bishimira kubona mu gihe bagiye mu byanya bisanzwe byororerwamo inyamaswa cyangwa se mu gihe berekeje muri pariki. Hafi y'abantu bose bagize amahirwe yo kubona izi nyamaswa bagira amatsiko yo kumenya uburyo zibayeho. Bamwe bakunda kwibaza umwihariko zaba zifite ugereranije n'izindi nyamaswa. Abo babivuga ntibatinya kugaragaza ko iyi nyamaswa rero yagakwiye kuba umwami w'ishyamba. Icyo bashingiraho ni uko ifite ubushobozi bwo kumenya ibiri kubera kure yayo ndetse n'iruhande rwayo. Ibi ikabikora ihagaze hamwe ku maguru yayo maremare ndetse n'ijosi rirerire cyane. Twiga, girafe cyangwa agasumbashyamba, ayo niyo mazina y'iyi nyamaswa. Sobanukirwa byinshi bitandukanye ku buzima bwihariye bwazo. Uwambaye neza agaragara neza. Star Shoes, iki ni igisubizo ku banyarwanda cyane cyane wowe utuye i Huye. Muri Star Shoes tubafitiye inkweto nziza cyane z'ubwoko butandukanye. Si ibyo gusa kandi kuko dukora repairing, aho uzana inkweto ishaje ukayisubizaho yabaye nshyashya. Basore namwe mwifuza kwambara mukaberwa, tubafite za nkweto wambara ukajya mu bandi nta gihunga. Ibyo byose tubigukorera ku giciro utasanga ahandi. Tugane, dukorera hano ku muhanda uva ku Mukoni uzamuka Itumba. Ni ku muryango wa mbere iburyo bwawe. Kuhagera uba usigaje nka metero 100 kugira ngo ugere ku Kibondo. Ku bindi bisobanuro watwandikira kuri 078 45 12 97 iyo nimero iri no kuri WhatsApp. Wayihamagara no kuri call. Waba wifuza ko tukwamamariza ibyo ukora bikagenda, watwandikira kuri 073 49 57 64 iyo nimero wayisanga kuri WhatsApp ndetse wayihamagara no kuri call. Business yawe dukoraho rikaka. Ubusanzwe iyi nyamaswa ya Twiga irangwa no kuba ifite ijosi rirerire cyane. Ibi bikaba ari nabyo bituma iba inyamaswa ndende ku isi. Ibyo akaba ari nako bimeze ku maguru yayo. Ushobora gutekereza ko amaguru yayo uko ari 4 yose yaba areshya, ariko ibyo ntago ariko biri. Ahubwo kuri guhari ni uko amaguru yayo y'imbere ariyo maremare cyane ugereranije n'ay'inyuma. Ubundi abashakashatsi bavuze ko amaboko ya girafe aba ari inyuma naho amaguru yayo akaba imbere. Ibi twumvise bitandukanye no ku zindi nyamaswa, kuko tumenyereye ko icyo twakita amaboko y'izindi nyamaswa aba ari imbere. Impamvu bimeze bityo ni uko usanga iyi girafe amaguru yayo y'inyuma akora nk'iby'amaboko y'imbere y'izindi nyamaswa akora. Umurizo wa girafe ni muremure cyane, naho uruhu rwayo usanga rujya gusa n'umucanga, aho urwo ruhu rugizwe n'amabara atandukanye. Ibyo byose tuvuze nibyo bituma igira isura nziza cyane ndetse abantu bakayishimira. Nubwo mu migaragarire y'abantu babona ko amabara y'izi nyamaswa asa, ariko ntabwo ariko biri. Abahanga baje kugaragaza ko nk'uko ibiganza by'abantu bitahuza 100 ku rindi, ari nako amabara y'izi nyamaswa atahura uko yakabaye yose. Twiga abantu bazi ko igira imbaraga nkeya cyane bitewe n'uburyo ihora yiturije. Uko siko biri, kuko izi nyamaswa zigira imbaraga ku rwego utapfa kwiyumvisha. Iki byemeza neza ni uko Twiga ishobora kwiruka ibirometero 48 mu gihe cy'isaha imwe gusa. Ikindi gitangaje kuri iyi nyamaswa ni uko ziza mu nyamaswa za mbere zifite umutima munini cyane, kuko ubushakashatsi bugaragaza ko umutima wazo uba ushobora gupima kugeza ku biro 11 byose. Hari igihe waba wumvise iyi Twiga ifite ijosi ndetse n'amaguru maremare ukagira ngo ni ibyo gusa. Uzi ko iyi nyamaswa ya Twiga
ishobora no gukoza ururimi rwayo ku matwi. Si ibyo gusa kuko girafe cyangwa se iyi twiga bitewe n'ubudahangarwa ifite, ishobora kumara ibyumweru 3 itanywa amazi. Ubwo bushobozi bwo kubaho igihe kingana gutyo bushobora guterwa n'impamvu nyinshi cyane. Harimo nko kuba iyi nyamaswa yanwa litiro zigera kuri 50 icyarimwe. Ibi ntago bikunda kuba ku zindi nyamaswa. Ndacyacukumbura, ndacyaguha kandi ndacyakumenyesha ibitangaje utazigera wumva na rimwe ku yindi miyoboro migari. We ntujye kuri iyi nyakiramajwi yawe. Buriya iyi twiga iyo habayeho kuyisagarira ikoresha ijosi ryayo mu buryo bwo kwikiza umwanzi. Aha ndavuga nko mu gihe intare cyangwa impyisi byashatse kwibuza umutekano wayo. Bitewe n'imbaraga ziba ziri muri iri josi, ibi nibyo bituma igira ubushobozi bwo guterera indi nyamaswa hejuru. Ndavuga ko ishobora kuyizamura ku muvuduko uhambaye. Murabyumva neza ko iyo nyamaswa nta mahirwe iba igifite yo kubaho na gato. Ikintu kidasanzwe cyabaye mu myaka yasize nuko haje kugaragara ko hari abantu benshi cyane bagiye bicwa n'izi nyamaswa. Ubwo ni cya gihe usanga hari ba rushimusi bashaka kuzihiga mu buryo bwo kujya kuzikoresha mu mitako itandukanye. Abenshi ikibazo mwibaza ni ahantu mwasanga izi nyamaswa. Zikunda kuba muri Afurika bitewe n'imiterere yazo. Ibi ni bimwe mu bihugu dusangamo izi nyamaswa zuje uburanga. Ku mwanya wa mbere turahasanga Niger, Chad, Sudani, Cameroon, Central Africa, Uganda, Somalia, Namibia, Zimbabwe, Botswana ndetse na Afurika y'Epfo. Nyimara kuvuga ibi, abenshi bahise bibaza niba mu Rwanda naho zirimo. Icyo si ikibazo ahubwo ni igisubizo. Kuko izi girafe izo twavuze nka twiga nibyo koko tuzisanga no mu Rwanda, aho zikunda kugaragara muri pariki y'Akagera. Girafe z'ingabo ziba zireshya na metero 4 kugera kuri metero 5. Ni mu gihe izi ngore ziba zishobora gupima kuva kuri metero 4 n'ibice 3 kugera kuri metero 4 n'ibice 5. Twiga iyo ikivuka iba ifite uburebure bwa metero 1 n'ibice 8. Ikibazo twasorezaho cy'amatsiko ni igihe iyi nyamaswa ishobora kumara kuva ivutse kugera ipfuye. Urebye neza ntago ari igihe gito, kuko iyi twiga ishobora kumara imyaka 25 kugera ku myaka 40.